Nongeye kubasuhuza mbaha n'ikaze mu kiganiro Tsapa Fashion Show aho tubagezaho amakuru menshi ajyanye n'imyambarire ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Njye ndi Mihari umubyeyi, iki akaba ari ikiganiro Tsapa Fashion Show. Uko rero mumaze kubimenyera, reka duhere ku makuru ajyanye na fashion, ari byo twita fashion and lifestyle news. Abategura rero Kigali Fashion Week ku munsi w'ejo baganiriye n'abanyamakuru bababwira igiteganyijwe muri Kigali Fashion Week y'uyu mwaka, ndetse banahitamo abazerekana imideri muri iyo Fashion Week. Reka rero tubikurikire. Imyiteguro y'igitaramo kizwi cyane mu Rwanda cyo kwerekana imideri kizwi nka Kigali Fashion Week irakomeje. Kuri uyu wa gatandatu tariki 16 Kamena muri uyu mwaka turimo, nibwo habaye guhitamo aberekana imideri bizwi nka casting mu rurimi rw'icyongereza. Iki gikorwa kikaba cyarabereye Kimihurura mu masaha ya saa 8. Ubwo casting yari itangiye hagana mu gicamunsi, abasore n'inkumi baturutse impande zose z'igihugu bari bahasesekaye. Ari nako berekana impano zabo mu kwerekana imideri, aho mu bantu 300 hazakenerwamo 60 gusa. Ikiganiro Tsapa Fashion Show twaganiriye n'abari guhatanira imyanya yo kwerekana imyambaro y'aba designers, aho bagiye batubwira byinshi bitandukanye. Naje muri Kigali Fashion Week casting. Waranje gutambuka? Oya ntago ndatambuka, ubu hariho abatipe nigeje ko batambuka nayo nkahita ntambuka. Nje nkunda umuda cyane, nkorera muri Directors Fashion. Kino kinyespinga nuko mbikunda. Ndi ku expectinga ko izabirenze, ariyo mpamvu nabashije kuyitabira irenze izindi zose zabashije gutambuka. Icyo expectinga muri Kigali Fashion Week y'umwaka nuko mbona this time it's really professional. And I hope yuko izaba more professional kuri runaways nkuko byameze. Urabona ino Kigali Fashion Week itandukanye he n'izindi zabaye? Icyo bitandukanyeho ni kuri casting, cause izabayeho ntabwo haza abantu benshi cyane gutya, ariko urabona ko haje amoda benshi cyane. Kuri ikintu twa expectinga that ni nka experience uri kurakora, so bishitse bakagutora uba wimprovinze cyane, so umenya ibintu byinshi. So ko twagiye muri fashion ubwo tubikunda kandi dushaka gutera imbere, niyo mpamvu twaje kugerageza amahirwe yacu. Nta gishyashya kirimo kuko nsanzwe mbikora, niyo mpamvu uko bigenda kose ndapasinga. Umva nta bwoba ufite? Yego, buri gihe hateraniye abantu gutya wumva ufitemo akantu k'ubwo, ariko it's okay. Nkurikije ibindi zibanjirije ndi kubona byo harimo utundi dushya twinshi, kuko n'abandi bamudo ndabona ni benshi cyane. Ndumva nabwo bizaba biryoshye, ko bihora biryoshye. Kigali Fashion Week ni ngaruka mwaka, ni igikorwa cyiza gifasha abanyamideri gutera imbere kugira ngo bagaragaze n'uburyo bwa collection bw'imyambarire. Urabona ko igihugu gifite na program ya Made in Rwanda, aba ari uburyo bwiza kugira ngo berekane iyo myambaro. Hari impinduka, ari byo bakosoye byinshi uko imyaka igenda itambuka uko bijya bitambuka. Umwaka ushize uko yabaye isuku ibaye ubu ngubu bahinduye ibintu byinshi, urebye nagemeze kimwe nk'ubushize. Yarahindutse cyane. Casting ya Kigali Fashion Week yari itabiriwe n'ingeri zitandukanye. Hari n'abatunganya imyambaro bari baje kwihera ijisho abamodo bashobora kuzerekana imyambaro yabo. Ndumva nishimye cyane kubera ko ni ubwa mbere ngiye kubikora. Ndumva ari ndi 7 ngiye kugira mu buzima bwanjye, kandi namahirwe ngize opportunity kugira ngo ngaragaze ibintu byanjye nkora. Usanzwe uyizi se Kigali Fashion Week? Nsanzwe nyizi cyane, ahubwo nuko nago nabyitagaho cyane, ariko ubu ngubu nibwo nagiye kubyitaho bitewe n'akamaro kugira abandi badesign abagenzi banjye. Abona imyiteguro se imeze ute kuri wowe? Imyiteguro imeze neza, cyakubwira ko imyenda namaze kwirangiza, nzambika abamodo, namaze kwirangiza akazi kose karangiye, umeze nk'inyoni mu kirere. Ndaruhutse rwose, sigaje negereje ko gatanu. Imyambaro twateguye n'imyambaro yihariye, by'umwihariko nk'uko duhora dukangurira gutegura cyangwa se gushishikariza abantu kwihangira imirimo.
twahanze imyambaro yihariye ariko igaragaza ubwiza bw'umunyafurika. Umuyobozi wa Kigali Fashion Week ndetse n'itsinda rye bakomeje batubwira byinshi kuri iki gitaramo bari gutegura. Abanyarwanda be-expecting ibintu byiza muri Kigali Fashion Week uyu mwaka. Kubera dufite aba-designer beza bazashokesinga ibintu byiza atari made in Rwanda gusa ariko harimo na made in Africa. You know, we set up to open up a school of fashion, and it's underway. We're working on it. But one of the greatest things that we're going to do this year, we're in preparation for the Shogun in 2020. Kigali Fashion Week has been appointed to host 54 countries of the Commonwealth Fashion Council. Vision dufite uyu mwaka ni gupromotinga made in Africa. Uko nko twakoze Kigali Fashion Week Europe, vision yari promotinga ibikorerwa iwacu. Still nizi saha vision yacu iracyakomeza no gupromotinga ibikorewe iwacu kubigeza ku rwego mpuzamahanga. Dutangiranye n'aba model benefits zirimo nyinshi kuko nano mwabonye aba model b'abana. Hari ababyeyi bazanye abana babo bashaka ko bajya muri fashion industry. Bwa mbere ntabwo byari biriho. Hari ababyeyi bazanye n'abana babo bakuru baravuga turashaka abana bacu mu bafashe bagiye muri fashion industry, of which is good. Bwa mbere ntabwo byari biriho. Yeah, the benefits off my head is we have, as you say, we're planning to have a school of fashion. We're going to have all the international fashion houses coming to Rwanda for the first time. Never happened before. So this hosting of the Commonwealth Fashion Council, we're going to have Britain, one of the pioneers in fashion, Australia, New Zealand, Malaysia, India, name them, 54 countries all in Rwanda. Dukomeje n'andi makuru abazwi ku izina ry'abamodo cyangwa se aberekana imideli mu cyumweru gishize bagize umwiherero wamaze iminsi ine aho bigishwe byinshi ku byerekeye n'umwuga wabo. Ibyo rero bakaba barabifashijwemo na Jazz Model Management. Reka tubikurikire uko byagenze. Abanyamideli bamaze iminsi igera kuri 4 mu mwiherero wo kunoza umwuga wabo, aho twavuga nko kubigisha gutambuka neza, gukora imirimo ngororangingo n'ibindi byinshi nk'uko bamwe muri bo babitubwiye. Nagiye kinini gishize ntangiye kuko ubu ni ubwa mbere nawe ngiye kubikora, itangiranye na Jazz Management. Abo banyamideli bakaba barakomeje batubwira inyungu bagiye bakura muri uwo mwiherero, dore ko benshi muri abo bavuga ko ari ibintu bakunda kandi bifuza gukora bakagera kure. Twaje mu mahugurwa bisanzwe abantu batubanjirije baradusobanurira baratwigisha n'abantu bashobora babitangiye kera baragusobanurira ukuntu ugomba kugenda imbogamizi bagize nawe n'uzigira umenye n'ukuntu wabyikuramo. Baduhereza some tips aho tubikoresha neza, aho kuba umu international model nagiye mfite mu bitekerezo numva mbikunze cyane, nza kugira imana mbona biriho njya muri casting. Umwe mu bashinze Jazz Model Management akaba yaradusobanuriye uko batangiye iki gitekerezo ndetse n'ingamba bafite mu minsi iri imbere. En fait, Jazz Models na agence yatangijwe nk'uko mu byumba izina yatangijwe n'umumodel witwa Jaziha. Na agence ishinzwe gufata donc akazi kacu niho kuzadufasha abamodel kuba twabapromotinga tukabashakira ama agence ku rwego international bakorana nabo, meme tukaza tubashakira n'amashow bazajya bakora yaba imbere mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Hari donc dufite abamodel b'ibyiciro bitandukanye, hari abarimo abatangira ndetse n'abafite aho bageze ariko noneho bashaka kugira ngo urwego rwabo rwa fashion donc barudevelope bagere ku rundi rwego ruri aho bari kurusha aho bari umunsi wa none. Umunyamideli Jazira ari nawe nyiri iki gikorwa cya Jazz Model Management yadusobanurira inyungu abanyamideli bagira muri uyu mwiherero, anadusangiza ku rugendo rwe rwo kwerekana imideli. Muri Jazz Models mfata aba models nabashyira hamwe nkabakoresha camp training byose birimo, hanyuma nababonera ama agence yo hanze bakabafata n'ibiraka bya hano mu Rwanda bakajya bakora. Okay, ubwo byaje abantu barabimbwiraga ngo mfite taye yabyo, so nagaruka ngo it was my dream. Narabikoze nkine mbona biraje ndabikunda nkomeza mbikora. Haza abantu bo muri France baramfasha baranjyana ntangira gukora bityo.
Narabitekerezaga kuva kera mvuga ati reka ninjire mu by'abamodo ndebe uko bakora, ndebe uko ama agence akora, amakonta ukuntu nayabona. So ninjira mu Rwanda nanjye nzabikora ndebe uko nafasha bagenzi banjye. Abo banyarwanda bose babikunda ariko bitinya, nabagira inama yo kuzajya begera ama agence, kuko ntabwo ari agence iyi ntabwo ari yonyine, hari ayandi atandukanye, bakabegera bakabavugisha bagakora training, bizagenda biza babikunda. ngira ngo rero mwabyumviye yuko uramutse ushaka kuba umumodo cyangwa se kwerekana imideri, hari abo wakwegera bakagufasha kugera kure muri uwo mwuga. Reka noneho dukomeze rero n'igice cyacu aricyo Fashion Academy, aho tubabwira byinshi ku myambarire. Ubushize rero muribuka yuko twaberetse imyenda umukobwa yakambara muri kino gihe cy'impeshyi cyangwa se summer time. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubabwira uko abahungu bashobora kwambara mu bihe bitandukanye by'iyi mpeshyi. Reka tubyumve. Mu gihe cy'impeshyi abagabo ntibakunze kumenya ko guhindura imyambarire yabo ari ngombwa, nyamara kandi imyambaro igenda ihindukana n'ibihe. Uyu munsi mu kiganiro Tsapa Fashion Show tugiye kurebera hamwe imyambaro igezweho muri iki gihe wakambara mu gihe cy'impeshyi cyangwa se summer time. Amashati n'imipira y'imirongo irambuye cyangwa se ibyo twita mu rurimi rw'amahanga vertical stripes ari mu myenda ikomeje gukundwa kuko ijyana n'ibintu byinshi, yaba ipantaro cyangwa ikabutura. Iyindi myambaro wakambara muri summer ni amakoti y'amabara cyangwa se ibyo twita colorful suits. Akaba ari imyambaro wakambara ahantu hatandukanye, cyane cyane mu birori bikomeye ukagenda ukeye. Ni amashati y'amabara ashushanyijeho indabyo cyangwa se ibyo twita Hawaiian print shirts, ugashyiraho ikabutura cyangwa se ipantaro y'ibara rimwe, cyane cyane umweru cyangwa ikigina. Indi myenda wakambara mu gihe cy'impeshyi ni ipantaro y'jeans isa nk'ikurekuye n'umupira ujya kuba munini ukarenzaho ingofero. Iyi bakaba babyita the dad look, bigaragara ko ubusa nkaho watiye imyenda papa wawe. Naho mu gihe waba ugiye mu misozi cyangwa se ibyo twita hiking, n'igihe waba ugiye muri picnic, ukenera ipantaro cyangwa ikabutura y'imifuka minini, aribyo dukunze kwita poche bombe, n'umupira usanzwe. Iyi rero akaba ariyo myenda yagufasha gusa neza mu gihe cy'impeshyi aho wajya hose. Ikiganiro Tsapa Fashion Show kirakomeye. Ngira ngo mwabyumviye rero wowe musore cyangwa se mugabo wari ufite ikibazo cy'icyo wakambara muri iki gihe cy'impeshyi, nizere yuko Tsapa Fashion Show yabafashije. Dukomeje rero n'igice cyacu aricyo celeb style, aho tuganira n'ibyamamare bitandukanye bakatubwira ku byerekeye imyambarire yabo. Uyu munsi tukaba twaganiriye na Kalfan. Reka tuyikurikire. Mubahobi n'abaniga mu maketo n'ibipangu ni santuru, mubahungu n'ubukene, mu bakobwa n'abakungu. Uko mumenyereye rero muri Tsapa Fashion Show tukaba tugira umwanya wo kuganira n'ibyamamare bitandukanye aribyo twita celeb style. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe hano n'umuhanzi mwihitiyemo ko yari yambaye neza muri kumaguma. Ubu ngubu rero akaba nta wundi, akaba ari Kalfan. Kalfan, amakuru yawe? Amakuru ni meza, meze fresh, nta mutima mubi, so nta kibazo na kimwe, meze neza. Nyuma rero ngira ngo wumvishe ko abakunzi ba Tsapa Fashion Show bagwisemo nk'umuntu ari wambaye neza. Ubwo byumvikane ko ari njye mutsaperi. Narabyishimiye kumva ko ari njye muhanzi uri muri Primus Guma season ya 8 mu bahanzi 10 bose twari duhanganye, nkaba ari njye mwahisemo. Aba bakunzi ba show birumvikana yuko koko banashyizemo imbaraga. Umuntu aba afite abajyanama be, aba afite n'inshuti ze benshi. Mu nshuti zanjye mfite benshi ni n'abakora umwuga ujyanye no fashion. Hari uwo bita Feluzi, ni unyambika, ajya yambika na J Rwanda, mwaramubonye, ariko akenshi nanjye ndi mu byo bigiramo uruhare. Hari igihe nanjye mpitamo bitewe n'aho ndi bujye, nuko ndi buze kuba ngaragara, bitewe n'abo ndi bujye kureba, niko njyanisha, niko biba bimeze. Ubu gutya ni njye wabyihitiyemo. Mu buzima busanzwe ni gutya mbagaragara, bitewe yuko naje mu kiganiro, ntabwo nari kuza nk'umuntu ugiye kuri stage, so naje ndi umuntu uri simple ariko wambaye neza. Iyo nambaye neza biterwa n'ahantu ndi bujye, nambara bitewe n'ahantu ndi bujye. So niba ngiye guhura n'abantu bakuze, ibyo bisaba ko ndi bwambare nk'umuntu utari urubyiruko.
so niba ngiye guhura n'urubyiruko kuko niko kazi kanjye ndi umu artist, so biterwa na performance mfite iyo ndi mu kazi. Niba ndi buperformingira urubyiruko rwinshi binsaba ko ndi bwambare bijyanye n'urubyiruko. Niba ndi buririmbire abakuru, so bisaba ko ndi bwambare nk'umuntu mukuru. So njyanisha bitewe naho ngiye, kubera yuko ibi bintu ni ibintu nkunda gusa neza, kuko iyo ugaragara neza burya n'umuntu n'ikigiye kukuvamo bayumva ko kiri buze kuba gisa neza. Ntago bintwara umwanya munini kubera ari ibintu nkunda cyangwa se ari ibintu bimbamo, bitewe naho ndi bujye mpita bijyanisha ako kanya. Nayo impamvu nambaye gutya nuko naribuze muri show, kandi ni ikiganiro byumvikana ko kirebwa n'abantu b'abatsaperi koko. So nanjye nagombaga gutsapa uyu munsi, nuko nagombaga kuza ameze nk'umu gentleman. Umuntu nakundaga yarapfuye, yari Tupac. Afite ukuntu muribuka mu ma 90s abaraperi bariho cyangwa se n'urubyiruko rwariho rwambaraga ama big down, ariko show ya nyuma yakoze yabereye muri House of Blues muri 1996 niba ntibeshye. Iyo show yari yambaye ipantaro y'icupa n'ishati n'agasengre n'isaha n'impeta. Urabizi ko yagombaga kuba yambaye impeta, nyine yari yambaye nk'umuntu mukuru koko. So niwe muntu wanyinspiye bitewe yuko niba abantu hari yagezweho kwambara amabig, akajya muri show ukabona yambaye ibintu by'abakapo arasa neza, nta kabuza uwo muntu nanjye ngomba kumukuraho icyo kintu. ngira ngo rero mwabyumviye ibyo Kalfan akurikiza mu myambarire ya buri munsi. Nizere yuko abakunzi be byabashimishije. Dukomeje rero n'igice cyacu ari cyo ijwi ryawe. Ijwi ryawe rero ni hahandi tuganira n'abanyarwanda benshi bakaduha ibitekerezo bitandukanye ku nsanganyamatsiko tuba dufite. Insanganyamatsiko rero y'uyu munsi kabigira iti ese umumodo cyangwa uwerekana imideri ni mu ntoki. Reka twiyumvire. Abanyarwanda ndetse n'abantu bo hanze bafite uburyo bafata abantu berekana imideri bazwi ku izina ry'abamodo. Uyu munsi rero twaba twegereye abanyarwanda benshi badusobanurira icyo bumva uwo mumodo ni mu ntoki, ese akora iki, ese ni byiza gukora ako kazi cyangwa ni bibi. Reka rero duhere hano kuri mugenzi wacu atubwire amazina. Njye nitwa Nzabamwita Augustin, nkaba ndi umudekorateur. Njyewe mbona umunyamideri ku giti cyanjye, sinzi niba ariko n'abandi babyumva. Umunyamideri afata umwambaro watekerejweho umuntu, ni igihangano cy'umuntu aba yatekerejeho kugira ngo abone uko acyamamaza. Njye mbifata nk'abantu nk'akazi bahisemo kugira ngo bagaragaze ibintu muri make nk'ibyapa. Uko icyapa ugifata ukagishushanya ukerekana ibyo ufitemo aho ngaho, mbona nabo kubigaragaza rero nabona nk'ibyapa mobile bigenda. Burya umwenda ugayika cyangwa uvuga ko ugayitse bitewe n'aho bari. Hano nk'inaha i Kigali ndabona wambaye ipantaro nta kibazo kirimo, ariko hari aho ushobora kugera nko mu ntara uwambaye ipantaro ukabona ni ikibazo. Ariko tutirengagije ko hari niba igayitse nawe ushobora kubona ukabona koko igayitse. Njyewe umuntu mu modo kuri njyewe numva ari nk'umuntu wamamaza cyangwa werekana imiterere y'imyenda cyangwa ibikapu runaka kugira ngo sosiyete irebe ubwiza bwayo. Umudo mba numva ari umuntu werekana imyenda igezweho. Bano bantu nyine baba bagenda bamamaza imyenda igezweho. Njye nibwira ko nta mwuga mwiza cyangwa mubaho cyane ko bifite aho bitunze. Ubwo mbeshye mvuze ngo ni mwiza cyangwa ni mubi, kubo bitunze ni mwiza, none no kubafata ukundi bafite impamvu zabo zihari, ariko kuri njye mbona ntacyo bitwaye. Umunyamideri no umuntu umurika ibikorwa by'umu artiste runaka, mbara umutaya akaba ashobora kugaragaza wenda ibikorwa umuntu mu artiste akora kuri njye muri rusange n'ubwo. Umunyamideri ni umuntu werekana imyambaro se cyangwa imyambarire ishobora kuba yabera abandi. Kuba tuvuge umuntu w'umunyamideri yambaye imyenda
wenje nkanjye ubwanjye nkayibona nshaka kuvuga ati uriya muntu umunyamideli iriya myenda yambaye reka nze nanjye ubwanjye nzayambare trying ndebe se yambera nkuko nawe yayerekanye kuko iyo yerekanye natwe turayibona. Ngiye ku bwanjye umumodo ni umuntu werekana style zigezweho, ku bwanjye nuko mbyumva murakoze. Anjye umumodo numva ari umuntu werekana imyenda kugira abantu bayigure. Ku bwanjye numva umumodo ari umuntu werekana imideli style zigezweho mu buryo bwo kugira yiyamamaze cyangwa se yamamaze n'ikindi gikorwa runaka. Tubwira. Njyewe uko mbyumva numva yuko ari umuntu wamamaza imyenda cyangwa ibindi byose bitandukanye nk'amabage n'ibiki kugira abantu bumve bayigura mbese bari kwamamaza. Yuko mbyumva numva ari umuntu wamamaza imyenda igezweho, yamamariza kampani runaka cyangwa nawe ku giti cye yamamariza kurare rwe, uko mbyumva. Ariko ku myenda igezweho nibyo binaba yamamaza. None se wumva uwo mwuga ugayitse cyangwa ni umwuga mwiza, wo bitekerezaho iki kuri uwo mwuga? Uwo mwuga burya ntabwo navuga ngo uragayitse, ugayika bitewe n'umuntu ku bushake bwe cyangwa bitewe na kariya yiwe, niba babona ifite ikimwinjiriza ari kimumariye ntabwo ari umwuga ugayitse. Ariko iyo nta kintu kumariye nyine niho asanga bamwe babivuga bakavuga ntacyo mariye bitewe n'umusaruro bakuramo. Hari ababyeyi babuza abana babo kujya kuba abamodo kuko bavuga ko hari igihe babambika imyenda igayitse, wowe wababwira iki? Ababyeyi ikintu wababwira uti umwana igihe afashe umwanzuro cyangwa gahunda yo kujya muri iyo gahunda yo kwamamaza, ibyo ari byo byose ntabwo agenda atekereza ko ari ibintu bibi. Ikintu nababwira ni ukujya babahereza ubwo burenganzira bakagenda bakabikora nta kibazo. Biterwa burya n'ukuntu umuntu ikintu aba ashimye abona kimubereye akambara neza atitaye ko abantu bavuga ngo ni bibi n'iki, we kuko aba yerekana nyine umudeli w'icyo kintu uko cyakozwe. Ese ubwo ngubwo umuntu ajya kuvuga ko imyenda isebeje gute? Njye hari ibyo nibazaho. Ese kuki abakera bambaraga inshabure hejuru ntibambare kandi bakabaho mu buzima busanzwe? Ibintu byose akenshi njya mbwira abantu nkababwira ngo ibintu byicwa n'umutwe bigakorwa n'umutwe. Ababyeyi rero njye ikintu nababwira cyo nuko nababwira ariko nta biba birenze, nta kintu kibi kiba kirimo hagati aho ngaho, kuko n'ubundi ni ikintu uba ugiye kwerekana abandi bakagikunda, mbega ububereye urumuri abandi kwerekana icyo bagomba gukora. Ngira ngo rero mwabyumviye umumodo icyo ari cyo, nizere yuko mwasobanukiwe n'akazi akora. Ndabibutsa rero ko ushobora kudukurikira ku mbuga zacu nkoranyambaga arizo Twitter, Facebook, YouTube ndetse na Instagram. Ushobora rero no kutwandikira kuri nimero ziri kuri screen yanyu kuri WhatsApp. Dukomeje rero n'igice cyacu aricyo Pro Tips, aho tubigisha byinshi ku byerekeye fashion. Reka twumve ibyo mugenzi wacu Munyana Joyce yaduteguriye kuri uyu munsi. Ikaze nanone mu kiganiro Tsapa Fashion Show, tugiye kurebera hamwe mu gice cyacu cya Pro Tips uburyo bakora bantu notes. Bantu notes rero ituruka mu majyepfo ya Afurika, ikunze gukoreshwa n'abantu bafite imisatsi ya naturelle. Rero muri iyi minsi irakunzwe cyane. Ikindi nanone ukeneye kumenya kuri bantu notes nuko iyo zimaze kuramburwa zivamo imisatsi myiza cyane y'ikarazi. Reka tubararikire kuza kubibona mu musozo wacu wa Pro Tips. Reka rero dutangire tubereka uburyo bantu notes zifungwa. Turatangira hano imbere tuzinga umusatsi. Genda uziga menshi ndetse
ubu turi gusoza gukaraga bantu notes zacu. Biba byiza kuzikaraga ugiye kuryama kuko biba byiza iyo uzikuyemo mu gitondo biba byikoze, ariko nanone ku muntu wihuta utari bubone ukuntu azirarana akeneye kuzitemberana cyangwa akimara kuzikora, biba byiza yuko ujya nko muri salo bakayumutsa nko mu minota 30 cyangwa se isaha, biba byamaze kwikora neza. Maze kubikora nk'uko mubibona, murabona yuko byafashe neza. Nk'uko mubibona murabona yuko byagiye byizinga nk'uko twabivuze. Rero iyo urimo urazingura ntabwo aba bikiri bantu notes. kubivuga n'ubundi uri kuguma nyine wigira. Nk'uko mubibona murabona yuko bisa neza, uramutse nawe wifuje kubikora wabikora mu rugo mu gihe cy'amasaha 6 uba wamaze gukora ibintu. Urabona ko buri gihe arakoze cyane rero mugenzi wacu Munyana Joyce. Nizere yuko mwabyiboneye yuko ushobora wowe ubwawe kwitunganyiriza imisatsi kandi ikaba byiza. Reka rero nshimire equipe technique iba yadufashije mu gutegura kino kiganiro kugira ngo kibagereho 5x5. Olivier Umukura na Fabrice Ndayishimiye ku buhanga bw'ibyuma. Nshimire rero namwe mwadukurikiye uyu munsi, akaba arahadusoreje ikiganiro cyacu naho icyumweru gitaha. Every week it starts